abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo. Uyu ni umunsi ukomeye ku gihugu cyacu, utwibutsa amateka yo kwibohora no kuvuka ku Rwanda rushya. Duhabwa ikamba mu cyimbo cy'ivu n'umwambaro w'ubwiza mu cyimbo cy'ubwirabure. Kuzamurwa ku ibendera ry'igihugu cyacu ni ikimenyetso cy'uko turi igihugu kiriho kandi gifite aho kigana. Dufite umutekano, iterambere, agaciro n'ishema ryo kuba Abanyarwanda. Hari inkuru yo kubara nyuma y'insinzi yose, nta yindi itari yabitanze bagatanga ikiguzi kiruta ibindi, ariyo maraso yabo. Mana niwe watoranyije u Rwanda ngo rube icyitegererezo mu mahanga, aho umucyo wawe uturuka ukwira amahanga yose. Izuba ryo gukiranuka rirasire mu bitekerezo no mu mitima yacu, tubohorwe by'ukuri, kuko birashoboka ko umuntu yaba mu nzu y'amatara menshi ariko ibitekerezo n'umutima bicuza umwijima, akaba mu nzu nini yisanzuye ariko umutima uri mu nzu y'imbohe. Birashoboka ko umuntu yaba ahantu hatuje ariko akabura amahoro mu mutima, ukabona byinshi ariko ntunyurwe nabyo. Reka indangagaciro zikwiriye zishinga imizi mu gihugu cyacu. Gukiranuka guhinduka umwambaro twambara, ukuri guhinduka umushumi dukenyeza, imigezi y'umugisha itembere mu mihanda no mu miharuro y'igihugu cyacu. Abakiri bato ni inshinga no gukomeza icyo twahawe, tukazagiha abazadukurikira kugeza ubwo amahanga yose azavuga ngo dore igihugu cyahawe umugisha. Afurika iradutegereje, isi iradutegereje. Rwanda nturi muto, kuko umutima wawe ari mugari kandi ukaba uri ishyanga rikomeye, ryahamagare kuba icyitegererezo mu mahanga. Uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, niko urubyiruko rwuzuye ubwenge n'imbaraga ruhagurutse. Umuriro urakongora imbere yabo, kandi inyuma ibirimi by'umuriro biragurumana. Imbere yabwo igihugu kimeze nka ya ngobyi ya Edeni. Hahirwa ishyanga rifite Uwitekaho Imana yaryo, ubwoko yitoranyirije kuba umwandu we.